cyo nkubwiye ni kimwe ubusambanyi nibwo buriho kuko abantu barakennye Oya ntabwo ibyo rero kugira ngo umuntu utaba ku isi imera nk'umuntu uba ku isi tuzitwa puridanse izira nta nubwo bakizemera ngo nizira z'ubuntu ari zira humura nabi abana ntibakizemera sibyo namubwiye bakunda zimwe zo muri pharmacy mutu kamwe ngo inanasi strawberry arayigihugu uyu arimo arakujijisha oya ariko mukagakoresha we strawberry ayikoresha oya rutwa bamese ariko batwaje ese urabona uriya mwana afite ayo mazi nibyo nyine ahantu bavoma bari abana usanga ari nko kuva hano ukajya kuvoma mu kiyovu oya no kumesa ni dance kumesa ni isabune se si ikindi kintu wewe wabanye bya bintu ari byo kumesa oya ntabwo biba byo gikuramo wafunza amazi barabikora ariko ubongera ngo aho bigeze abantu basigaye bajijutse bose ntabwo watinyuka kujya kubikora n'umuntu uri mu mihango ko babikora kereka ari umugore wawe ngo mbizi ubwo ubikora nyine afite ikibazo umvanye ntabwo mbizi mvuga amagambo menshi unabonye ufitemo utuntu niba ari ukujijisha nshuti yanjye kandi mba mbona muri filime ibintu kiri muri seriyeze waje guhinduka ntabwo ngiye ibyo bintu urabona umutipe yafashe gahunda ukitondekanya kumusura ngo uracyambaye harimo n'ababeshya nta nicyo mupfana mwese ubundi ubugiye sibyo yego dukunda mu magambo make kuba singwe ntibikuraho kurya akantu kuba singo bituma urya akantu tuje nibyo Keyla ariko se ikibazo cy'amatsiko igitsina kiragurishwa Alright, ni Jalas official, reka nizere ko mumeze neza cyane aho muherereye. Nizere ko muri amahoro. Oya, uriya nawe abateye ubwo. Alright, ni Jalas official, reka nizere ko mumeze neza cyane aho muherereye, nizere kandi ko muri amahoro. Aka kanya ndi kumwe n'umukinnyi kazi wa filme. Mwamumenye cyane muri filme Isi dutuye, mwamumenye cyane muri filme Kanyana n'izindi zigiye zitandukanye Ntare y'ingore kweri Ntare y'ingore ho nzi ko bakuzi cyane hanyuma nzi ko ajya nahogoza nubwo yabiretse njye nibyo byatumye tumenyana cyane ese byaje kugenda gute Carton Keyla nasanze atari ibintu byanjye ndabireka uhogoza si ibyawe oya ntabwo ari ibyanjye warahogozaga se bikazamo amakaraza oya nararapaga oya nyine kurapa byo nabizi ko ari umuraperi kazi haje kwiyongoza ute kubireka naje kubireka nyine nta bu manager bwe oya ntabwo byaratujabutse turabireka uhita werekeza rero muri sinema uranayikora kugeza n'ubu ngubu hari na sinema zigiye zitandukanye nk'amafilime ugaragaramo umwuga wa sinema nk'umukobwa ukora wavuga ko ari ibintu bishobora gutunga umuntu bigutunze bikubeshejeho 100% nyine sa nk'utwinjiza muri icyo kibuga kubera ko ni ikibuga gikunda kuvugwaho ko abakobwa bakora sinema ari abakobwa byoroshye gushuka kujyanamo ndetse benshi rwose ngo imbaraga ziba zishingiye ku bintu by'igitsina na ruswa yacyo iyo ni comment ikunda kuza ku bakobwa bakina filime iyo byitayeho cyane zagutunga ni akazi nk'akandi kose kagutunga naho iby'abakobwa ngo bashuka umuntu nyine biterwa n'uwo ari we ntabwo umuntu wese ushaka kumubona ngo umushuke hari n'uba woroshye gushukika biba byoroshye ntabwo rero abantu bose ariko bameze nk'uko muri rusange ubuzima bwose ahantu hatandukanye abantu nyine bari ubuzima budahuye ariko ngo 90% y'abactress muri sinema nyarwanda bagomba kuba afite umwana ari umuntu waje nyine mbese abantu yarakamiritse ibyo rero ni azisi mbese ko yaje gukina ibintu azi oya ntago bose ariko bafite abana ariko umwana ni umugisha kandi kubyana ntabwo numva ari ibintu bibi cyane yego ndumva ibyo atari ibintu ntaho bihurira rero na kariyeri oya nta hantu bihuriye filime harimo abamama harimo abafite abana abakobwa n'abatabafite barahari nta hantu rero bihuriye nk'uko n'umuririmbyi ashobora kuza yarabyaye ni ibintu bisanzwe cyane kandi numva no kubyara ko nta kibazo biteje nabonye muri Kanyana
Alice muba rwose mutamworoheye ku byana byanyu ku bajene banyu rwose mwizaniye wowe na wa mwana wundi mukinana akina yitwa Jojo ko batabizi wenda cyangwa ku bayirebye wenda batari kumukurura neza niwe Jojo oya bagomba bandi bebe uri bebe iriya si niyo nshaka ko rero uduhame experience urabona ibintu mukina akenshi mukina ubuzima bw'ibibaho sibyo biriya bintu ubizi iki ufite haye makuru nibyo nshaka ko tuganiraho nitujya kuri filime cyane kuko script iba yanditse abantu barayireba bakumva ibyo ari byo ariko message wakinye nawe uyizi wakwisanisha nayo ndetse nayo mpamvu bikina ukabifiringa biriya bintu bifite haye makuru sa nk'utubwira mbese wowe n'ubuhamya bwihariye bw'umuntu ku giti cye ushobora gusanga ari inshuti yawe cyangwa ari ubuzima wabonye ari ahantu nyine amakuru amakuru ni uko abantu tujya twibeshya ku bandi ushobora kuba uri umudamu cyangwa uri umukobwa ufite inshuti zawe z'abakobwa bafata nk'abavandimwe bawe ariko batagukunda atari inshuti zawe ari abantu bagira ishyari badashimishwa n'ibyiza wagezeho nicyo filime bishatse kwigisha nyine ko tutagomba kwizera abantu cyane iyo nabonye mu byo mukinamo wenda ntabwo ndi bujye kuri role zawe cyane hari aho mukina muvuga ko umugore n'umugabo babana ariko banacana inyuma banabiziranyeho bo ubwabo ariko bagerageza kutabyereka abana babo niye message iri behind icyo kintu cyangwa se ibyo bintu ubundi bibaho hari umuntu ureba ibintu akavuga ati hano i Kigali koko hari abantu bashobora kuba babana umwe ajye ukwe agataha n'undi akajya uko agataha nyine ndagira ngo tuganirize abantu baze kumva ko ibyo bintu munakina aba ari nk'ibintu bisanzwe n'ubundi bihari biriya ni ibintu bibaho cyane kandi ni na byiza ntabwo umwana wese aba agomba kumenya ibibazo by'ababyeyi niyo mama wawe ari indaya umwana ntagomba kubimenya kuko wa mwana aracyari muto afite ejo hazaza heza hari ubuzima atagomba kumenya bw'abantu bakuru numva rero kubihisha abana ni byiza cyane ntabwo ubuzima bwose umwana agomba kubumenya niba ushaka kurera umwana wawe neza hari ibintu nyine hari ubuzima ugomba kumurinda ariko se bibaho koko hanze hari abamere bafite udutipe tubapfura reka bivuga uko neza mbibyerure n'abapapa bafite utwana tubamara irungu bagataha bashize ipfa bibaho cyane ibintu byose dukina mu mafilime ni ubuzima buba buhari hanze ni ibintu tuba tubona ni ibintu bibaho rero experience yawe ni iyihe kuri ibyo byo gucana inyuma se ibyo bintu nyine bwo buzima ibyo byose nawe uri mukuru hari ibyo wenda wanyuzemo wenda ntabwo mvuga ngo waciye inyuma ariko ibyo byose niba utaranabikoze ufite inshuti ufite umuntu uza akakubwira nk'inkuru ati wenda ati kiriya kiviye kimereye nabi twese turi abantu izo ntuza turazifesinga nkuko nanjye naba nicaye aho ngaho kanya uri kubimbaza experience ni iyihe kuri njye uko mbyumva nk'umumama ufite umugabo cyangwa umugabo ufite umugore mba numva batagomba gucana inyuma nicyo kintu cya mbere nyine kiba kitari cyiza nabagira inama buriya guca iyo ucanye inyuma n'umugore wawe cyangwa umugabo hari iby'ubusora by'urugo ntabwo rero biba ari sawa cyane barumva umuntu yanyurwa n'ibyo afite kandi akanyurwa n'uwo yabanye nawe nibyo byiza kurenza ibindi byose mu minsi ishize hari umukobwa twaganiriye hano numva benshi bari kugenda bazana ibyo kumutera amabuye none nandi kumva usa nk'uri mu murongo wo kumutera ibuye ni umukobwa mugenzi wanjye dukorana yitwa Clara turimo tuganira narimo mubaza arambwira ati birashoboka ko umuntu ashobora nta gitangaza kirimo ko umuntu ashobora kuva mu rugo yahiye yagera hanze agasonza akongera akinyabya muri resitora akarya urumva ati ntabwo wasubira mu rugo uvuga ngo ngiye kongera kujya kurya mu rugo hari situation urimo ishobora gutuma urya muri resitora ati rero hari igihe umuntu yinyabya ku ruhande ntabwo wemera ko ariyo realite y'ubuzima nubwo rwose ushobora gukina no kugira abantu inama yuko wenda atari byiza we ntabwo ubyumva uko cyangwa hari ukundi kuntu byumva ubwo buzima bubaho kandi abantu bose ntabwo babyumva ushobora ngiri kubiza ubwo buzima bubaho ariko ntabwo mbyemeranya ko abantu bose ariko babitekereza hari ushobora kuva mu rugo yariye yanahaza ngwino ugurira
Oni nasiri na kadura bazi byo mu rugo rw'ibiki. Soko nare umupira. Yego nsubize. Ubwo buzima bubaho cyane. Kandi ntabwo abantu bose babaye muri ubwo buzima. Yego. Hari umuntu uba afite umuntu wakavuga ati ndanyuzwe uko byagenda kose. Hari n'undi nyine umeze uku ajya hanze nyine agakora iyo gahunda wari uvuze. Ntabwo ari abantu bose twabacuru. Ariko se realite ahanini niki kiganje wowe kubibona uri i Kigali. Hari igihe no mu rugo nyine bahavuye utanyuzwe. Tinya byahandi hanze cyangwa mu rugo wanashwanye n'uwo mubana bikaba ngombwa ko abenshi hari nujyayo ngari kugira ngo ruyiruhure ku bibazo byo mu rugo. Ya cyane hari abadamu batera stress mu rugo cyane n'abagabo ko bahari. Urumva rero ntabwo umuntu wese ushobora kumucira urubanza, haba hari impamvu yabikoze. Nasira ramwe ngubwire ko ufite amaguru meza, Kadora ambwiye ngo barakwemera ngo ukina filime. Barakoze. Ngo murakoze. Bere nk'ibyo ubicikute. Urumva comment nka ziriya ni nziza. Ariko aho ziba zerekeza urahumva. Hoya ntago mwumva kuko ntago bahavuze. Iyo uvuye ku maguru usijyaye. Ku maguru? Subira hejuru. Hejuru no ku mutwe hose umuntu yahagenda. Enzi kugiye kuvuga ngo ujya hatereye. Hoya uramanuka ukazamuka hose urahajya nyine nta birenze. Anyway, reka twigarukire mu kazi. Ugiye kumwohereza? Waje ukamusuhuza se? Aho kumurebera kure. Ngira ngo urabyumva. Ndi kubyumva. Nuko no muri filime murebwa. Muri filime? Hoya muri filime baza. Filime ariko uvuga ati kadebe ibyana. Ikira cyane wamanimera. Ni ibisanzwe nyine tubifata nk'ibintu bisanzwe. Ubuzima bwo kwamamara ubwo bitera nakijyaho. Ubuzima bwo kwamamara cyangwa se kubura umuntu uzwi ntabwo bushobora gufavoriza kugwa mu bishuko cyangwa se wenda no gushukwa cyane. Wenda ntubigwema ariko kugira ibishuko byinshi bikugeraho. Mbese kuba uri expose ugaragara bitandukanye no kuba waba uri mu rugo. Urumva uje hano ku muhanda ukuvugishije nkaba yakubonye n'ubundi mu rugo. Kuba rero expose uri umu public figure uzwi nta hantu ubona bishobora kugutizamo umurindi. Kuri njye nta muntu wanshuka. Nta muntu wanshuka bitewe n'ubwenge mfite n'imyaka ntaho byahera. Ubwo nanjye nambi bifitemo uruhare. Muri make nawe wemera ko hari imyaka umukobwa ashobora kugeramo ikintu cyose yakora nubwo bwose ashobora kugira ibindi yidefandisha ariko yaba yashyizemo uruhare cyane. Umuntu ushukika ni wa mwana mutoya mu myaka 15 kugeza 16 none se ntabwo wemera icyitwa viole sur majeur? Niba none se kuvuga ko nta muntu washuka umuntu mukuru kandi akenshi ntabwo basambanya yamunize abafite ibintu yamubeshye kamushukashuka. Uri umuntu mukuru se? Nta muntu mukuru babeshya ngo bikunde. Ubwo nyine nawe aba yabishatse bifitemo uruhare. Kuri njye niko mbyumva. Muri make wowe uri muri babakobwa bemeza ko wasuye umuhungu uri umuntu mukuru ufite imyaka y'ubukure ikintu cyose mwavaye mukoze uba n'ubundi wari ukizi. Uba wari ukizi kandi nyeka ko umuhungu umwe ntabwo yagufata ku ngufu. Kereka wenda wasanze hari nk'abandi 3-2 ho birashoboka ariko ari umwe ntabwo byakunda. Bimwe se numvaga bavuga ngo barabasinziriza. Barabikora ariko ubwo none se uburongoye umuntu wapfuye n'ubundi none se uburongoye umuntu gihari. Ariko ndumva nta swaga zirimo. Nyine urumva ni n'ibintu biteye isoni rwose. Umuntu nta uhari ari mu yindi si ntabwo ari sawa ntabwo bisa neza. Akenshi ubona wowe muri wowe ubona byaterwa n'iki kugira ngo umuhungu afate initiative
asinziriza umukobwa afate decision yo ko ajya kuryamana nawe ari uko ameze nk'umuntu wapfuye. Akenshi biba byatewe n'iki aba ari ukumubura. Ndagira ngo umbwire wowe ikintu ushobora kumva gishobora gutuma umuhungu akora iryo bara. Ntabwo aba ari ukumubura, ahubwo nyine abahungu abantu bose bagira ibitekerezo bitandukanye. Umuhungu ashobora nyine kwicara akumva ko nyine hari akana yabonye gaca avuga ati kare akana kagashuka bikanga, bikaba ngombwa ko agashukisha ibyo ngibyo nyine kugira agasinziriza akabona uko akifuza. Gusa ntabwo ari byiza. Hari abantu bakuru babikora bafite uburenganzira bwo kubikora, si ngombwa rero gukorera umuntu ibyo bintu atabishaka, ntabwo ari sawa. Ese bibaho cyangwa wenda ni uburyo bwo kwitwaza bw'abakobwa? Hari nk'igihe umukobwa nawe aba yakoze amabara, twagiye twibona ama experience, umuntu akakubwira ngo bantereye inda ngo mwisume, ngo nihanaguje isume ngo y'umutipe, ukibaza yayihanaguje ryari, ukiyogeyeyo akagera ku gihe cyo kwihanaguza isume, ariko ukumva ari kukumvisha ukuntu nta kintu yakoze ari nk'iyo sume. Ahantu njya nkunda kubona ko babasinziriza ni abana bataruzuza imyaka y'ubukure, bo barabibakora cyane. Yego. Ako abandi bakuru bo ntago ndabibona, sinkunda kubibona cyane. Nayo byo kuvuga ngo isume y'umuntu ngo yayihanaguje ntago mbizi ko byakeye. Sani ntibavuze ngo umwana yamubyaye ngo binyuze muri piscine. Wasanga bibaho nabyo ntago mbizi. Wasanga hari ukuntu bibaho nabyo. Wowe nyine ndagira ngo urumva ngira ngo challenge gutyo nuko uri umukobwa. Ibyo byose we hari ikintu umukobwa atanganiriza ariko we yakubwira. Kavuga ati wenda ati shushu murabizi ko mwitana abasheri buri munsi, ati ejo bundi nagiye kuri wa mutipa tuzi ibintu yankoze. Urumva ngiye ntabwo yazanga ambwira ibyo bintu bamukoze, wenda at the same time wenda no kumutereta cyangwa wenda ari ikindi kintu gihari hagati yacu, ariko bashobora kuza akakubwira ko gahinda. Izo scene n'izindi zisa nkazo hari iyo wadusangiza uzi wenda ukavuga uti hari umuntu wenda wanjye nzi wahuye n'isanganya rimeze uko, nibishaka bibe atari kumusinziriza ariko wenda bibe biri muri ubwo buryo, kuko hari nk'umuntu umushuti wanjye we ntago bamusinzirije ariko yagiye kureba umutipe bavuganye n'ibintu bijyanye n'amafaranga ntiyayamuha. Umunsi ukurikiye twavuga yambwira yirekuye ati banyambuye, ati twakariye ariko yanyambuye. Urumva ni experience. So wowe dusharing experience wenda runaka wabuze nyine nuko niyo bya mu rwego rw'urugero. Icyo numva umuntu iyo mwumvikanye ikintu ugomba kugikora. Hari uwo nzi yavuganye n'umudamu nawe ko ari bumwishyure, baragenda nyine bakora ibyo bakora, umuhungu yanga kumwishyura. Umukobwa yahamagaye polisi avuga ko amufashe ku ngufu. Urumva rero ngira ngo urabizi hano icyaha cyo gufata ku ngufu barabanza bakagufunga ukaburana nyine. Gwera buriye. Iya. Hejuru yo kutumvikana nyine n'umuntu ibyo bagize, rero ntabwo bari ibintu byose iyo haje mu bwumvikane biba byiza cyane kurenzaho. Ariko se ikibazo cy'amatsiko, igitsina kiragurishwa? Hoya, hari ababigurisha, hari abitangira ubuntu, biterwa nyine nuko umuntu abyiyumvamo ku giti cyangwa uko abishaka. Wowe uhagaze he? Njyewe ndifashe. Oya ndifashe. Wanze ko abakigurisha baguteriwe cyangwa abagitangira ubuntu nabo bakari gutera? Hoya, hari umuntu wigurisha bitewe n'impamvu. Ntabwo rega abantu bose bari mu buzima bwiza. Hari umukobwa ukura, ari umukobwa udafite ababyeyi, ari imfubyi, ataranize, nyine nta buzima afite, akabaho kubera yigurisha. Hari n'undi ubikora ari umwana wo mu rugo nyine abikora yishimisha, ntiyishyuze. Hari n'undi ubikora nyine kubw'ingeso nyine arabikunda. Ntabwo rero bose nabaca urubanza, buri wese akora ikintu afite impamvu. Ibyo ubona ute societe ku kintu kijyanye n'imyumvire y'ibi bintu turi kuganiraho, yaba ibitsina, kuryamana hagati y'abashakanye, ubutinganyi, uburezi bien, muri make wowe ubona societe bifata ibyo bintu byose bijyana bifite ahantu bihurira n'ibitsina? Igihe tugezemo ntabwo ari ibintu nyine bikigoranye ngo wumve ngo ni ibintu bidasanzwe. Byabaye nk'ibintu bisanzwe, nko ushaka kujya kuri botike ukagura amazi ukanywa,
ntabwo nyine bigikaze nka kera niko nanjye uko mbibona niko mbyakira mbabona ari ibintu bisanzwe nta bintu birenze birimo ushobora nahoze nganira n'abashuti banjye bari kumbwira ati prudence ntizikigurwa ati rwose abantu bazicitseho ati zisigaye zisazira mu maduka mbere byabaga ari isoni none uravuze uti abantu baratinyutse ku buryo binoroshye niki gisigaye cyarabaye mu bantu gisigaye cyarateye icyo kintu cyo gutuma abantu udukingirizo batugendera kure oya wasanga batugura muri alimentation batajya aho ngaho muri boutique kandi hari n'ahantu badutangira ubuntu urumva wasanga naho ariho bajya hari abatanga igikarito cy'ubuntu nk'icyo wagikoresha imyaka nk'ingahe urumva rero ni ibintu byoroshye biriya ntabwo wagena igihe umuntu agikoresha hari n'abagikoresha ukwezi igikarito oya baratugura ariko se koko urumva logique behind yarashaka kuvuga yashaka kumvikanisha ko abantu batagikozwa udukingirizo cyane hano by'umwihariko muri Kigali wasanga ibintu byinshi bituruka muri kapitali wenda ushobora gusanga mu ntara abantu bagifite iyo tension ariko hano i Kigali bivugwa ko abantu ari abasore n'inkumi biraye hari n'umukobwa udatinya kubwira ati agakingirizo karandukira urumva kandi abizi neza ko ari ikintu cyo kwiproteja iyo monde yo ntunyizi se ya bibaho ndabizi ariko nyine wasanga Kigali batagisambana cyane ari mpamvu bitagurwa buriya ntabwo hakiri ubusambanyi bwinshi bwaragabanutse rero impamvu udukingirizo tutakigurwa niyo mpamvu rero ntabwo ubusambanyi bwagabanutse bwaragabanutse subiza uno muntu uje none ntabwo abyumvise neza ukuntu ubusambanyi bwagabanyutse ngo ntabwo udukingirizo tukigurwa ntabwo kuri danse kiri ngombwa ni iki se bisigaye bigenda bite nyine barabanza bakipima akabuka kanuze so no kuvuga ngo mu mwanya wa prudence abantu bagura test test irahendutse mani ni 500 urumva n'amazi bundi bihura na 200 urumva kujya kugura ya inde original ya 3 ku prudence bahita bagura kariya akanamenya uko ahagaze ubundi bagasigara barwana n'ibisigaye kinini nangahe 10 urumva naga biba bihuye n'ibihumbi 12,200 kandi mujya gushaka prudence urakufata imwe 2 3 4 5 kandi umanutse kuri imwe biba bihagije kuseka sibyo ntabwo nari mbizi nakubwiye ngo uvugishe ukuri wajya ntabwo ibyo nari oya kugira ngo umuntu utaba ku isi imera nk'umuntu uba ku isi tuzi kwa prudence izira nta nubwo bakizemera ngo nizira z'ubuntu ziriya nizirahumura nabi abana ntibakizemera sibyo namubwiye bakunda zimwe zo muri pharmacy mutu kamwe ngo inanasi strawberry arayigihugu uyu arimo arakujijisha ariko makagakoresha we strawberry ayikoresha naho ubusambanyi bwagabanutse uyizara avuze ko mu maduka zikirimo ziba ntabwo zigikunzwe abacuruza biriya babihindure baza n'uduhumura sometimes kandi n'ingeso abantu bo mu maduka mato bagira yo gufata za ziri z'ubuntu bakazicuruza ntabyo uzi bose bakaziduhereye ubuntu igihe akantu kagutungurerega numva katabyemera sibyo bagiye bakongeza ku munyu urumva niba umusore aje kugura ikibiriti ukamwongeze bizajya bituma basamenya kuzifite na motivation buri umuntu umuhaye prudence ngira ngo zimaze kuba 10 mu rugo ntiyabura kuzikoresha ahita amenya ngo no kubikora ari ngombwa kirere kampaye kuri gukomeye nuko tutari kuri kamera ako ni byiza bagiye bazibongeza mu bintu baguze byaba byiza nawe urumva icyo gitekerezo ari cyo nicyo ni sawa n'aba bana batera inda bakiri bato byakoroha cyane ahubwo nabonye umuntu uri kuvuga uti aho kugira mu mujye mugurisha mini pad mwagurisha prudence pad mukayitangira ubuntu kuko ari ikintu gihura n'umubiri w'umuntu noneho wowe wananiwe kwifata akagura wowe byumva ute umva pad yakabaye ubuntu prudence ikagurishwa aho kugira ngo prudence b'ubuntu pad igurishwe byose ndumva byakabaye ubuntu kuko hari abakobwa badafite ubushobozi bwo kuyigura barahari ntabwo abantu bose bafite ubushobozi bwo kuyigura buri kwezi ibyo biro byakabaye ubuntu kuri njyewe niko mbyumva ubona prudence ribaye ubuntu bakeve wenda bagasubira n'ubusambanyi bwagabanuka na oya sida no gutera inda zitateganyijwe icyo kirera temera nuko ubusambanyi bwagabanyuka
gusa wenda icyo cya sida n'inda zidategereje ishobora kubaho ariko buri umenya ko ubusambanyi bwaje hari ingaruka wabonye ku muntu nibwo umenya nyine ko asambana cyane n'ubundi umuntu bivuga ko yasambanye afite ikizibiti cyane afite ikimenyetso kigaragara si byose kure umusanze muri lodge cyangwa umusanze muri hejuru ubu yazarumye icyo nkubwiye ni kimwe ubusambanyi nibwo buriho kuko abantu barakennye iyo umuntu akennye aba afite wa mwanya wo gucatinga baby areba ibintu bye bufuti bituma ashyuhaguzwa ubuntu bw'ubufuti bw'amazini ugashiduka kandi nta bushobozi ahubwo ako kanama mwari mwigiriye ni sawa akanama ko kuvuga ngo padi bayitangira ubuntu hari abana benshi bafite ubwo bukene iyo noneho aho abamumenyera harimo n'abakobwa bajya mu mihango kubera ko nta byabugenewe byo kwambara babahungu akahita ari bwamubonaho kuko yashyizemo igitenge yashyizemo agatambaro bigatuma bagenzi be bahita babyumva direkte ko ari mu mihango agatangira akamubarira ugasanga umwana we nta kintu azi urumva ugavuga ati nyuma y'iminsi 3 ati 3 birabiciyemo 3 n'ibicamo nyuma y'iminsi 3 ingahe futu bibe birahuye icyana kiraho ngaho kubera iki ubukene Prudence nababwira iki bazi bahera ubuntu bagira batari ku yo padi onye hari ibintu musigayemo mamango zo kuziha abana umwana uzi padi akoresha ari zingahe mu mihango harimo abazijyamo icyumweru kandi buri saha bagomba guhindura ubwo ni padi zirenga 3 enye wowe uramuha 2 se nashyiramo arakamaramo amasaha 3 4 ibimubabure nibimubabura ejo oya rutwa bamese ariko batwaje ese urabona uriya mwana ufite ayo mazi ibyo ni n'ahantu bavoma bari abana usanga ari nko kuva hano ukajya kuvoma mu kiyovu oya no kumesa ni dance kumesa ni isabune se si ikindi kintu wewe wabanye bya bintu ari byo kumesa oya ntabwo biba ibyo gikuramo wafunza amazi ariko wenda mitana nihuta kuri iyo ngingo twari turiho abakobwa ngo mugira ngo imitwe yo kujya gusura abahungu muri iyo periode ibyo bintu nawe urabizi ntago mbi iyo katanga abakobwa bayikoresha avuga ati kangeyo ndi muri periode nashaka kwataka ndavuga nti ntago kiri bunsabe ati do rero bikaba n'abahungu ngo batajya bagira imikino yenda kubwira ati ngewe kwica inama no kwica inama iyo periode urimo waba uyimoto irimo ntibindeba ibyo bintu nabyuze barabikora ariko ubungira ngo aho bigeze abantu basigaye bajijutse bose ntago watinyuka kujya kubikora n'umuntu uri mu mihango ko babikora kereka n'umugore wawe ko babikora ntago mbizi ubwo bikora nyine afite ikibazo umvanye ntago mbizi uvuga amagambo menshi unabonye ufitemo utuntu niba ari ukujijisha nshuti yanjye kandi mba mbona muri filime ibintu kiri muri seriyeze waje guhinduka ntago njye ibyo bintu urabona umutipe yafashe gahunda ukitondokanya kumusura ngo uracyambaye harimo n'ababeshya nta nicyo mupfana mwese ubundi ubugiye sinzi ejo mugenzi wanjye wambwiraga abonye amasaha twamaranye ati nukuriye nemva yitinze umukobwa ntago igisubizo ari mu buriri mbanje nkande nkamushikiwe njyewe ni ukuvuga ngo ugiye wuriya kamoto ugiye gusura Korode Petero cyangwa Florienne menya ngo nta yindi game nugira amahirwe urataha amahoro nase ujya kuvuga ko nta n'abahungu usora nta gahunda afite y'ibyo ngibyo hari abantu baba barabaye mu gipadiri cyane akakureba akabona nawe nta santima yakugira ya nabo barahari rero nshuti yanjye uwo aba muri Amerika hoya mu Rwanda barahari nk'urugero rw'umuntu umwe uzaza njye mukwereka uwo yamuha urugero muvuga uti Korode turagushimiye tumuhe igikombe ko wamusuye ntagusabe tugende tumushimire by'umwihariko tumutangeho n'urugero ati nguyu umuhungu wagerageje gusurwa n'umukobwa agataha amaramasa aho hano ni wamperekeza uwo ngo numva yarapfuye muri 70 ureba uyu mwana akagusura Jalas mu rugo muri salo ukamwicaza muri za futeye zawe wishyura waniguriye angiza agataha ngukoya amaramasa nase sinamusuye mubazi waramusuye hari ibyo yaramaze kwigenza yarashoje wasanze nariye
nasanze uhaze buriya nasanze uhaze Mutabaza Apotre niwe weretse kuza hano aravuga ati hari ukuntu umuntu arya nyuma yo kurya rega none ariko ibintu Kirere ari kuvuga amenya ari byo iyi Kirere hari ibyo ari kuvuga nkumva nibyo ibitari ukuri rero munyomozi ndabimubwirira ku ruhande cyangwa uramushyigikirira ku ruhande hoya hari ibyo nshyigikiye yagiye avuga ingingo imwe utashyigikiye muzo yatanze imwe tunayibuka zose nizo so muri make nawe uri muri babandi bemeza ko nta mpamvu yuko umukobwa agiye gusura umuhungu azi neza ko ntacyo bapfana narangiza ngo agende yijijishije ariko ubundi nta nubwo ari ngombwa rega niba udafite gahunda yo kumuha muhurire muri resitora aza gusura iwanyu cyane nk'abantu basenga abakobwa bakijijwe ntabwo bemerewe gusura abahungu umuhungu aza kugusura mu rugo hari famiye cyangwa mugahurira ku rusengero rero ibintu byo gusurana ntabwo bibamo nuko rero biba bimeze ni ukuvuga ngo umugani wa niyo Bosco ni kizano uzakora ibyo ushaka uzagafenkenya urumva dore ko kaba kizanye cyane dusoza rero Carton wakozeho umuziki urawihorera uri muri sinema byimbitse niko navuga wavuga ko sinema ari ikintu gishobora gutunga umuntu nta kandi kazi akora ku buryo yagira icyo cyizere akayibamo akemera izo mvune zose twagiye tuvuga zishobora kuzamo wabivuga sinema ishobora kugutunga ariko si bivuze ko utagira n'akandi kazi ku ruhande rega tubaho ubuzima bwo gushakisha no kujya dutera imbere ariko ntabwo wasabiriza uri muri sinema nayo yagutunga ariko n'akandi kazi gare wagakora yego ruswa y'igitsina ivugwa muri sinema urayemera ndabyumva nkanabibona ariko kuri njye ntabwo nabibonye cyane gake wabibonyeho se bigeze ubona ko biba bifite imbaraga nyine abashuti banjye barabimbwira nk'umuntu ababwira nshanza gukinisha muri filime uzansure agatangira kumutereta yaba arabikora cyane ariko wowe nta njye wakwibeshya njye ngira amahane buryo ugira amahane cyane niyo mpamvu utuje nyine nanga umuntu unkoresha ibintu ntashaka sinkunda agahato abyumvise nawe wijyanye ubwo baba wacyemeye icyaha njye ntabwo njya nsurana byaranananiye njye baransura date se yawe ibera ibera cyane uheruka kuri date sha ntabwo mbiheruka umaze nk'iki kingana cy'uri single nk'imyaka nk'itatu umaze imyaka 3 ari single byashoboka kuba single nibivuga ngo ntawe umubaza ngo uri he wagiye he uri kumwe nandi ariko ntibivuze ko itatu nta kuntu itatu ni kikwera ku mukobwa ahubwo uri seriyeze ni ukuvuga ngo ntawe umuragira ni wowe ubaye uri nyine utumye mvuga nka runaka ndumva wimize ariko nibyo kuba iyo uri single bituma ikintu cyose wakora ni mu mutima wawe nta muntu uri buguhagarare hejuru ngo uri hehe uciye kandi bira bintu ku bakobwa biratuvuna sibyo yego dukunda mu magambo make kuba single ntibikuraho kurya akantu kuba single bituma urya akantu tuje nibyo Keyla bishobora kuba ari byo ariko njye ndasenga cyane utanyinjiza ahandi hantu rega n'abantu basenga batura urumva uravuze uti birashoboka ko umuntu yakora sinema ikamutunga mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu gihe yaba yihaye umurongo runaka ruswa y'igitsina urayemera ko irimo ivugwa ariko ntirakugeraho bashiki bawe barumuna bawe bakuru bawe n'abandi bakobwa Kirere uri hano ku ruhande abantu b'igitsina gore bose badukurikiye biyumvamo kuba ba cineaste bakina sinema ziza atari ziriya ziri gukinwa hariya wababwira iki nababwira ngo niba bikunda bajye bashaka abamama
barahari bagira amafilime yabo babegere baganire nabo. Buriya iyo uhuye n'umumama birafasha cyane, winjira muri sinema neza. Kimwe nko guhura ushobora no guhura n'umugabo ariko ufite gahunda yo kumukora akazi, ariko hari n'igihe uhura na babandi bafite gahunda yo kujyana mu busambanyi. Rero mba numva biri byiza ko wegera umuntu w'umumama cyangwa umuntu ukina akaguhuza n'abandi bantu, kandi nawe ukaba umukobwa wihagazeho. Nubwo ko umuntu kuko ankinishije agomba kunsambanya aho ya ihagarareho, ujye mu kintu utwara akazi kandi ari ikintu ukunda. Ibyo rero byo gusambana si ngombwa. Ndagushimiye Keyla. Yego murakoze.